نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منا وإياكم منها. nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha byuzuye bisakare ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wanabiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira mu nzira y'ukuri kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yatugirira impuhwe akazaduha kuba muri abo ngabo, Allahumma amin. Nanone dusaba Allah yuko uyu mwanya mwiza wo kwibukiranya yawugira uwingira kamaro kuri buri wese, yaba ari uwo turi kumwe ahangaha ndetse n'abandi muri rusange bashobora kuba wenda bari kutwumva batuje bacecetse bari mu mirimo yabo hirya no hino igiye itandukanye. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. Dusaba Allah yuko twese hamwe yatwakirira ibikorwa byiza. فشأن الصلاة في الإسلام شأنها عظيمة ومكانتها كبيرة، لقد رفعها الله سبحانه وتعالى عن سائر أركان الإسلام وعظمها أيضا. akamaro k'iswala mu Islam na akamaro twavuga tuti kari ku rwego rwo hejuru. Iswala ifite akamaro kari ku rwego rwo hejuru. Iswala irahanitse, iswala irakunditse imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iswala niyo nkingi ikomeye cyane kurusha izindi nkingi zose zigize ubuislamu nyuma ya shahada. Fassalatu akadu arkani al-islami ba'da ash-shahada. Iswala niyo nkingi yashimangiwe kandi ikomeye inaremereye mu Islam, naam, nyuma ya shahada. Nyuma ya shahada iyo tuvuze tuti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, uhamya ko ari nta yindi mana ikwiye gusengwa mukuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala, ukanahamya ko Muhammad ari intumwa ya Allah ndetse akaba no mugaragu we. Iyi ni inkingi ituma ibindi bikorwa byose mu Islamu byakirwa kandi binatungana. Hanyuma mu buremere gakurikirwa ni swala. Niyo mpamvu rero tugira ngo dufate umwanya muto cyane turebera hamwe uburemere bw'iswala. Iswala nicyo gikorwa cyonyine umuislamu azabazwa ku munsi w'imperuka cyatungana ibindi bikorwa byose bitunganye kuri we bigahita bitungana. Nk'uko intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadith atubwira ati awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Ar-rasul ati igikorwa cya mbere umwemeramana azabazwa yawm al-qiyama akigera imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala kizaba ari iswala. Hanyuma ngo iswala ye nitungana ngo ibindi bikorwa bye byose bizaba bitunganye. Iswala ye niyangirika, bimaana ku munzani nibashyira ku munzani bagasanga iswala ye idatunganye, bagasanga iswala ye ituzuye, icyo gihe bizaba bimushyize mu kaga. Ariko nibashyira ku munzani bagasanga iswala ye iratunganye, ihagaze neza, iri ku murongo, yagerageje gusari iswala zose zimureba, ngo uyu nguyu n'ibindi bikorwa byose bisigaye kwa Allah subhanahu wa ta'ala bizaba bitunganye, azaba agize amahirwe arimo no kurokoka ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. As-salatu aidan hiya amal al-wahida allati tufarriqu bayna al-muslim wa ghayrihi. Iswala nicyo gikorwa cyonyine Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam tugaragarije ko aricyo gitandukanya umuislamu n'utari umuislamu. Yaqulu alayhi salatu wassalam al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Ar-Rasul aratubwira ati itandukaniro riri hagati y'umuislamu n'utari umuislamu ni swala, faman tarakaha faqad kafar, uzareka iyi swala azaba ahakanye. Nanone iyi swala nicyo gikorwa rukumbi
nicyo gikorwa cyonyine inwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagiye kwizanira mu ijuru mu gihe ibindi bikorwa n'amategeko yabyo byamusangaga hangaha kuri iyi si. Hijja imanuka naam yasanze rasul aha kuri iyi si, zakka imanuka n'amategeko yayo byasanze rasul aha kuri iyi si, ndetse n'igisibo amategeko yacyo amanuka yaje asanga rasul aha kuri iyi si. Ariko bigeze ku swala ar-rasul yigiriye mu ijuru agenda agiye kwizanira iswala n'amategeko arebana n'iswala. طيب الصلاة هي العمل الوحيدة التي تنادى بها كل يوم. Iswala nicyo gikorwa cyonyine rukumbi gihamagarirwa abantu buri munsi kandi kenshi ku munsi, gatanu ku munsi, nkuko tubimenyere yuko baduhamagarira gusari gatanu ku munsi. Naam, nicyo gikorwa cyonyine gihamagarirwa abemeramana kugana buri munsi kandi kenshi ku munsi. Iswala nicyo gikorwa cyonyine umwemeramana naam ahamagarirwa kugana buri munsi kandi kenshi ku munsi. Nanone abafana mu Islam, iswala nicyo gikorwa cyonyine cyahawe igihe ntarengwa, hamwe nuko hari ibindi bikorwa nabyo byagiye bihabwa igihe, naam byagiye bihabwa igihe. Ariko bigeze ku swala Allah subhanahu wa ta'ala arabishimangira mu mvugo, aratura arabivuga, aravuga ati inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Mukuri iswala nicyo gikorwa kumwemeramana cyashyiriweho igihe naam cyagenwe, nicyo gikorwa cyashyiriweho igihe cyagenwe. Ma anna al-hajj, hamwe nuko hijja nayo ifite igihe cyayo cyagenwe, ndetse n'igisibo gifite igihe cyacyo cyagenwe. Ariko bigeze nanone ku swala biba akarusho, Allah aranabyivugira aravuga ati inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Mukuri iswala kubemeramana yashyiriweho igihe cyagenwe umwemeramana asabwa kubahiriza. Nanone as-sala hiya al-amal al-wahid allati tamna'u sahibaha na'am min al-fahsha'i wal-munkar. Iswala nicyo gikorwa Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje ko cyafasha umwemeramana kwirinda amabi ndetse n'ibyaha n'ibindi byose biteye isoni mu Islam. Yaqulu Allah ta'ala, Allah muri Qur'an aratubwira ati na'am utlu Allah muri Qur'an aratubwira ati inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ngo mukuri iswala ngo itunganye yakozwe neza niyo ibuza umwemeramana gukora amakosa ndetse n'amabi n'ibiteye isoni byose muri rusange. Iswala abavandimwe Islam nicyo gikorwa cyonyine cyagaragaye yuko uzakireka azaba yavuye mu Islam, nkuko twigeze kubivuga. Nicyo gikorwa cyonyine kigaragaza yuko ngo uzakireka azaba yavuye mu Islam. Nanone iswala nicyo gikorwa cyonyine Uislamu bwagaragaje ngo uzakireka azakubitwe. Ahinwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam muri hadith atubwira ati muzatoze munigisha abana banyu iswala bari mu myaka 7 bujuje imyaka 7, nibagera mu myaka 10 bujuje imyaka 10 mujye mubanyuzaho akanyafu. Naam, mujye mubakubita bageze mu myaka 10. Nicyo gikorwa cyonyine Uislamu bwagaragaje yuko nyiracyo mu gihe atagikoze ajye akubitwa, mu gihe nyiricyo gikorwa atagikoze ajye akubitwa. Rero abavandimwe Islam tunibuke yuko iswala nicyo gikorwa cyonyine umwemeramana yari kugikora abari bugufi n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu alayhi salatu wassalam, ar-rasul muri hadith aratubwira ati aqrabu ma yakunu bihi al-'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid. Mukuri umwemeramana abari bugufi cyane na Allah subhanahu wa ta'ala igihe yubamye ari mu swala arimo arasari. Ushaka rero kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala فالصلاة ndamugira inama y'iswala, nkongera nkamugira inama y'iswala, nkongera nkamugira inama y'iswala. No mu magambo ya nyuma intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yapfuye avuga, yari arajwe ishinga cyane ndetse anababajwe cyane n'iyi umma. Hanyuma anabwira abemeramana bari bamuri hafi ati mukomeze murebere iyi umma muyishishikarize gusari, iyi umma mukomeze muyishishikarize gusari, iyi umma mukomeze mushishikarize gusari. Yani uyu muryango
dukomeze tuwushishikarize gusari. Uyu muryango w'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukomeze tuwushishikarize gusari, dukomeze tuwushishikarize gusari. Bityo rero iswala nkuko twayivuze muri hadithi ni nacyo gikorwa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yasabye yuko gitozwa abantu bakiri bato. Ni nacyo gikorwa ar-Rasul yagaragaje ko kigomba gutozwa abantu bakiri bato, bakiri abana, bakanagishyiriraho umukazo. Naam, aba bana bari mu myaka 7 bagatozwa gusari, bagashishikarizwa gusari. Bityo rero tugiye kuvuga ibyiza by'iswala n'uburemere bw'iswala mu Islam, wallahi alazim mbabwije ukuri ndahiye mu zina rya Allah yuko dushobora kumara igihe kinini cyane hano tukirimo turavuga ku gaciro cy'iswala. Ariko ibi tuvuze biratugaragariza yuko iswala ifite agaciro gakomeye cyane, ndetse n'uwayiretse nawe uwo nguwo azahanwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mukuri iswala uzarebe uzasanga ari nacyo gikorwa cyonyine twashishikarijwe gukora, tukagikora nibakwe, tugahaguruka nta bunebwe nta kunebwa, kubera yuko ngo no mu bigaragaza indyarya abanafiki harimo nuko ngo niyo bagiye gusari bahagurukana ubunebwe. Yaqulu Allah ta'ala, Allah muri Qur'an aratubwira ati yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Aba banafiki bigira nkaho barimo barashaka kuryarya Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se bashaka kumukoreraho utuntu tumeze nk'amacenga. Ariko ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala arabizi, ngo no mu bigaragaza uburyarya bwabo idha qamu ila as-salati qamu kusala, niyo bahagurutse bagiye gusari bahagurukana ubunebwe. Fayaqulu ahlul ilm, abamenyi bakatubwira ati ngo nubwo wahaguruka ukajya gusari ugasari, naam, ugatangira iswala Allahu akbar ugasari, ariko ngo byabanjirijwe no kunebwa, ngo icyo ni ikimenyetso cy'ubunafiki, icyo ni ikimenyetso cy'ubunafiki. Bityo rero ku swala kirazira guhagurukana ubunebwe, ahubwo urasabwa guhaguruka nibakwe ukihutira kujya gusari. Burya niyo wihutira kujya gukora igikorwa cyiza Allah yagutegetse gukora, wihutira kujya gukora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yagutegetse gushyira mu bikorwa, mukuri Allah biramushimisha. Iyo wihuse, iyo wumvishe ngo iswala ugahaguruka, naam, courage nyinshi ugiye kujya gushyira mu bikorwa icyo gikorwa, ngo Allah arakwishimira. Allah muri Qur'an yabajije Musa arambwira ati ya Musa wama a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Aravuga ati yewe Musa kuje wihuta nari nguhamagaye usiza abantu bawe. Musa aravuga ati wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Arambwira ati Imana nyagasani nje nihuta nkugana litarda, kugira ngo unyishimire. Bishatse kugaragaza ngo iyo wumvishe ko hari icyo Allah guhamagariye gukora ugahaguruka nibakwe ukajya kugikora, ngo mukuri Allah subhanahu wa ta'ala biramunezeza kandi bikamushimisha. Niyo rero turi gusari ni byiza yuko twahagurukana ibakwe tujya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikindi nanone iswala kuyikora utayitunganyije ngo ishyirwe mu bikorwa, menye yuko ibyo ngibyo Allah subhanahu wa ta'ala arabyanga. Allah aravuga ati fawailul lil musallin, ibihano bikaze biri kuri babandi basari uko bishakiye, rimwe na rimwe bagasiba iswala, ikindi gihe bakazisari naam bashingiye ku marangamutima yabo. Nanone bavandimwe mu Islam, iswala mukuri ifite agaciro gahanitse imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kuko uwayikoze akayitunganya uyu nguyu amenye yuko akunzwe imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nacyo gikorwa cyonyine ar-Rasul atubwira ngo uzagikora akagishyira mu bikorwa ku gihe cyacyo Allah azabikunda. Jaa as-sahabi ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam fasa'alahu, hari umuswaba waje kunwa Imana aramaze ati ya Rasulullah ayyul amali afdal, ni ikihe gikorwa gikunzwe cyane imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Byarashobokaga yuko ar-Rasul avuga ati ngo gusoma Qur'ani, byarashobokaga yuko Rasul amubwira ati kujya kuri jihadi, byarashobokaga yuko Rasul amubwira ati gutanga amafaranga, gutanga ubutunzi, ariko Rasul Yesu amubwira ati as-salatu ala waqtiha, igikorwa gikunzwe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ni swala ikozwe igakorerwa ku gihe cyayo. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min al-musallin, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushira muri babandi bahagarika amasengesho atanu ku munsi. Rabbi ja'alna min muqimin as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushira
muri babandi basari kandi bagasarira ku gihe, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko nabyo yabishyira mu rubyaro rwacu Allah akarugira abagaragu beza basari bakunda iswala. Dusaba Allah yuko yakakira ubusabe bwacu. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.